Reka twonge tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Amahoro y'Imana, imigisha n'amahoro bikomeze kuba kuri mwebwe. Ni Mesa Jean Ngugu, tugiye kuba tuganira ku makuru yaranze weekend. Turagaruka mu gitaramo cya Yago kuko ni kimwe mu bitaramo cyagize udushya dutandukanye. Turagaruka ku bintu bitanu byaranze igitaramo cya Yago, yaba kuva gitangiye gutegurwa kugeza kuri uyu munsi wa none aho cyabereye, kigasiga amateka, kigasiga giteranyije mu DJ Peter ndetse n'abarundi, yaba bakomoka mu Burundi nk'abahanzi, yaba bakomoka mu Burundi nk'abafana, ndetse na bamwe mu banyarwanda bari bicaye mu gitaramo ariko batarebye imvo n'imvano yo kugira ngo DJ Peter ashwane na Double ndetse na Kriku. Turaza kugaruka ku bukwe bwa Deban na Pamela. Ni ubukwe bwavugishije abantu benshi cyane batari bakeya, ni ubukwe bwahagurukije icyo nakwita imbaga y'abantu benshi cyane y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, dore ko aho bwabereye, yaba kuva mu rusengero kugeza muri reception, wabonaga ko harimo abanyamahanga benshi. Ni ubukwe bwashowemo amafaranga menshi cyane, utapfa kumenya ngo bwashowemo amamiliyari angahe, gusa ni ubukwe bugaragara ko ari ubukwe bw'abaherwe ndetse bwari burimo agafaranga gatubutse ko ku rwego rwo hejuru cyane. Tukiri kuri iyo nkuru kandi turaza kugaruka ku myiteguro ya Noheli n'ubunani, dore ko Noheli yarimbanije arakura amasaha makeya cyane ngo tube twinjiye mu kwibuka izuka rya Yesu Kristo. Ese abakristo hirya no hino biteguye bate? Ibitaramo byo kuramya no guhimbaza bimeze gute? Icyambu live concert ya Israel Mbonye amatike yamaze gushyira ku isoko, turabikomozaho akantu gatoya. Nihuse cyane rero tugaruka inyuma ku gitaramo cya Yago Pondati. Ni igitaramo cyari giteganyijwe kuba kuri wa gatandatu, cyanarabaye yego, cyitabirwa n'abantu badashamaje kandi batari bakeya ku rwego rwa Yago. Nabo ngabo ugereranije n'ibyamaze muri muzika, ugereranije n'uburyo nabo yari yatumiye, amazina aremereye yarimo ni Chrisizi, undi yaba ari nka Bushari, kuko Bushari wanakoze iyo byabaga kugira ngo ashimishe abafana. Uyu nguyu utajya utenguha abantu ku rubyiniro, uyu nguyu benshi bagiye bamuvugaho byinshi cyane mu itangira rye, ubwo bavugaga ngo ashaka gukoresha ibiyobyabwenge, ariko Bushari amaze kwemeza ko ari we mwami w'iyi njyana, dore ko uwitwa mugenzi we tutakimubona cyane, uwo nta wundi ndavuga urabarimye ngo amakosi yose nakoze yanoje kugabanya love na losses. Abenshi mwamaze kumva uwo nshatse kuvugaho, ntabwo tukimubona cyane mu bitaramo. Ese niba ari imishinga myinshi afite, niba ahujyanye mu bindi bintu tutamenya, ntiwapfa kumenya, gusa ntabwo agikunda kugaragara cyane nk'uko yari azamukanye umuvuduko munini cyane uhambaye. Tugarutse mu gitaramo cya Yago, ni igitaramo cyagombaga kubera muri ka Kigali, ari naho cyabereye. Ni igitaramo cyayobowe n'aba MC babiri, MC Anita Pendo ndetse na DJ Peter. MC Anita Pendo yatangiye ku saa ya 2 akageza saa 4 zuzuye. Niko byaje kugenda, kuko saa 4 zuzuye Anita Pendo yasuhije abantu, atangira kubasusurutsa, yakiraza trap ku rubyiniro, atanga ubunane ku bantu bari barimo, aho yahaye amafaranga witwa Sky Tunde ari kumwe na Kamaro, ahereza abandi bantu babiri bari bazamutse ku rubyiniro, buri wese agenda amugenera Christmas no kwenjoyinga aho ngaho ku rubyiniro. Nyuma yo kwakira itsinda ry'ababyinnyi ya Twins, abakobwa babiri b'impanga, Anita Pendo ntitwamenye aho yanyuze, kuko yari afite akandi kazi mu karere ka Musanze aho bita mu Biza Ecole Sort. Nkuko Anita Pendo nawe yabivuze anyuze kuri Instagram ye, aravuga ati dore akazi nagombaga gukora ku munsi wo kwa gatanu. Ni kalendari yasize hanze, aravuga ati kuva saa 2 kugeza saa 4 nagombaga kuba ndi mu gitaramo cya Yago ndi MC. Kuva saa 4 n'igice kugeza saa 6 n'igice zuzuye nagombaga kuba mfite flight ndi mu nzira, bivuze ngo ni imodoka iva i Kigali yerekeza i Musanze mu Biza Ecole Resort. Ibi ni nako byagenze. Anita Pendo saa 4 zuzuye isaguruka i Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, arongera aravuga ati akazi kanjye kose nagakoze neza, ati kuno kwigira igifaru ku ngufu.
Anita Pendo akimara kuva mu gitaramo cya Yago yakorewemo ngatana DJ Peter wazamutse ku rubyiniro atangira kuvanga imiziki mu buryo butandukanye ari nakagenda asusurutsa abantu arangije ajya muri thermometer atangira kuririmba indirimbo ze za yagiye akorana n'abandi bahanzi batandukanye barimo Marina barimo n'abandi atangira gukora live nawe ari kubitaho turirimbo twe tubiri amaze kudukubitaho bidaciye akanya kanini cyane yaje kwakira Bushari wamaze umwanya munini ku rubyiniro ni nawe twavuga ngo wihariwe umwanya munini maze asusurutsa abantu mu njyana ze mu ndirimbo ze zitandukanye. Bushari wishimiwe cyane aho yanyuzagamo akavuga ati ninjye ngagi nkuru, ati ninjye ngagi nkuru nka slogan ye, ati ninjyewe ngagi nkuru. Bushari mu dusha twe twinshi dore ko stage igirangwa n'udusha yaje arakubita full live yuzuye araririmba abantu baranezererwa bajya mu bicu. Nyuma ya Bushari haje kwakirwa umuhanzi Niyo Bosco. Ni igitaramo cyatangiye amasaha yamaze kugenda, amasaha yari yamaze kurenga, bisa nk'amasaha yakuze ku masaha y'igitaramo cyari butangirireho. Arangije mu kwakira Yago Ponda, mu kwakira Niyo Bosco yaje araririmba indirimbo ze zitandukanye abantu baramwishimira. Nyuma yo kuririmba indirimbo zitandukanye Niyo Bosco yatangaje ati mwari mwarambuze ariko mwaka ugiye kuza nagarutse, abakunzi banye nabategura ibintu byinshi cyane bitandukanye, aho uyu mwaka ugiye kuza nzashira hanze EP ya kabiri. EP ya kabiri bivuze ngo yavuze ati mu kwezi kwa mbere nzabakubita indirimbo nshyashya izabigize EP yanjye ya kabiri, kuko uyu mwaka uzaza nzabahereza EP yanjye ya kabiri aribwo muzayikurikira. Nta namaze iminsi narabuze ariko nagarutse. Niyo Bosco yaramaze umwaka urenga atagaragara ku rubyiniro, abakunze batamubona, aho benshi bibazaga se ni uguhora hindanya management byagenze gute. Uyu musore wagiye agira ibibazo bitandukanye machine, kuko nyuma yo kuva muri MIE kwa Irene yagiye mu maleba agiye atandukanye, ariko avuga ko agiye afatwa nabi n'ibyo bagiye basezerana cyangwa se ibyo bagiye bumvikana mu masezerano ntibyubahirizwa 100% nk'uko byakagenze. Ibi byagiye bituma umusore Niyo Bosco agenda asubira inyuma. Niyo Bosco anagaragaye mu bukwe bwa Deben na Pamela ku mugoroba washize, ubwo yari kumwe na Chrisizi, akaba yari kumwe n'abandi bahanzi bagiye batandukanye benshi cyane, bose batashe ubukwe bwa Deben na Pamela. Niyo Bosco wari muri iki gitaramo rero yakoze yo bwabaga agenda arimba indirimbo ze zitandukanye asusurutsa abantu ndetse abantu barabyishimira banarabikunda. Niyo Bosco akimara kuva kuri stage yagiye gutegurwa neza, imaze gutegurwa bakira umuhanzi Yago Ponda. Yago yazamuke ku ndirimbo yo kuramya no guhimbaza, indirimbo y'Iyobokamana, amaze kuyinjiriraho araririmba bita izindi zitandukanye. Amaze kuririmba indirimbo zigeze muri enye yaje kwakira Inyogoye ni waneza. Inyogoye yazamutse ati umwaka mu pyagara. Inyogoye mu bitwenge byinshi nk'umukomediye cyangwa se nk'umwe mu bantu bakunzwe cyane mu biganiro bitandukanye no kuri social media, yazamutse asetsa abantu karahava, abantu bigaragara ko bari bamunezereye kandi bamwishimiye. Nyuma yo kusoreza kuri Niwane yakoranye na Inyogoye, Yago yasubiye mu Rwambariro kuko yagombaga kugaruka bwa kabiri kugira ngo ajye guhindura no kuruhuka. Ahangaha niho igitaramo cyahinduye isura ubwo Yago yarasubiye mu Rwambariro, kuko baje kwakira Double J bamwakira ariko amara hafi minota 10 atarazamuka ku rubyiniro. Ageze no ku rubyiniro ntibyaje kugenda neza, kuko umuntu bazamukanye yarasa nk'uwagasomye, umuntu bazamukanye yarasa nk'ufite ibintu byinshi bye mu mutwe we. Double J wageze ku rubyiniro ntahere ku ndirimbo za abanyarwanda basanzwe bazi cyangwa se abantu bashaka kuririmbana nawe, ahubwo ahera ku ndirimbo yagiye yikorana ubwe, ntahera kuri featuring. naho kumbi kuri featuring ngo uko byari byateguwe nizo yagombaga kuba yasorezaho. Ibi byavanze umu DJ ubwo yamucurangiraga yacuranga indirimbo Double J ntayishake, yacuranga indirimbo Double J tukabona ko communication ye na DJ Philipita yari hasi. Nicyo kintu cya mbere twamenya, communication ye n'umu DJ yari hasi, kuko bigaragara ko Double J yatari yateguye ngo ahereze DJ Philipita indirimbo ari buze kuba yacuranga. Double J ubwo yamaze kuririmba indirimbo z'iminota yahawe zimaze kurangira, abafana bazamuye umurindi batangira kurimba Double J batangira kumusaba indirimbo aririmba, kandi iminota twibukanye ko yari yarangiye. Ahangaha niho yiyongeje iminota akubitamo indi ndirimbo ye
yindi irarangira, akubitamo indi irarangira, abafana batanya kumusaba indi. Double J bisa nkaho yarashaka kuguma ku rubyiniro kuko nibwo yaratangiye kuryoherwa kuko yaratangiye kumusaba indirimbo z'amakorabo yagiye akora mu bihe bitandukanye. Ahangaha rero tubibutse ko iminota yari yarangiye, Philipita nk'uwari kuvanga imizika yamucuye inshuro zigeje kuri 3 akubita kuri table kugira ngo mwereke ko iminota ye yarangiye. Double J abibamba yanga kumanuka. Icyakurikiyeho ngo organizer wa event yaje abwira Philipita ngo curanga indi ndirimbo kugira ngo Double J ataye. Philipita mu gucuranga indi ndirimbo, umuntu wari manager w'aba bahanzi yaba Double J ndetse na Kriko yagiye yegera Philipita hafi no kumukubita kuko byagaragaraga nge nabibonaga. Arangije atangira kumuhereza fucking, atangira no kumutuka. Baba baramanutse bavuye ku rubyiniro. Philipita nibwo yahise yakira Kriko. Acyakira Kriko yazamukanye ku rubyiniro n'uyu nguyu wari manager w'aba bahanzi. Dore ko navuga ngo niba yari manager niba yari gafotozi kuko yaje ahageze atangira gufata amafoto atanya, ndetse byagaragaraga yuko ari uri kumwe nawe ariko bigaragara yuko atari serious. Nabwo yegeye Philipita mu kwegera Philipita isata ibyuma asigama indimba ya Kriko aramanuka hasi nkuko Philipita bisobanura avuga ati nge namanutse ngiye gutabaza kuko nabona ngo mujama anjambirize, barambwira ngo ntabaza kugira ngo bamumanure kuri stage. Kriko nibwo yaririmbye indirimbo imwe igezemo hagati aravuga ati ibi bisiguye iki kuba turabaturanyi ariko umudije wagombaga kumvugiriza ingoma akaba ataye ibyuma agiye. Nibwo Philipita yagarutse mu gukora fair play, yagiye gusuhuza Kriko byanga. Bigaragara ko Kriko nawe yari yamaze gutora kamere, umujinya n'uburakari nawe byari byamaze kumwuzura, ndetse n'uyu manager wabo wari urimo kubafatira amafoto ari nawe bazamukanye. Philipita icyo yasobanuye kirumvikana kandi nk'abantu twari turi kubiranye nayo ndimo ndabireba. Philipita yavuze ati bazanye n'umuntu utari seriye, kandi koko biragaragara ubyara kumutuka ubyamwitwayeho not real management. Ntabwo navuga ngo communication we na Philipita byari bimeze neza. Ibyaje kubaho ni kimwe rero, akimara kuva ku rubyiniro yageze uyu manager wabo bageze inyuma mu gikari. Abashinzwe umutekano amabonso yo kwa Yago ashaka kumusohora na baba bani bamba arabatereka negera abahanzi banjye nsohokane nabo. MC Nario ni waje kwakiza ndetse n'undi muntu wo muri Kigali team protocol Joshua baravuga barasanasana barahendahenda, abashinzwe umutekano baramureka. Ubwo niko yegereye abahanzi be ari nako batashye gutyo, ari naho imvururu zose zo gushwana n'ibibazo byavuye. Akandi gashya karanze igitaramo cyago nuko umusore yamusanze ku rubyiniro, ageze ku rubyiniro amufatira mugundira, bose baragwa bahanuka ku rubyiniro bikubita hasi. Akanako ni kamwe mu duteno twaranze igitaramo cya Yago. Indi nkuru nuko Chris atagaragaye mu batarame muri Kigali kandi yari yamaze gukonfirma yuko azaboneka muri iki gitaramo. Icyabiteye ni ibiganiro bitagenze neza harimo n'umufungo. Ikindi kitagenze neza nuko Chris bavuze ko yari afite uburwayi, ariko nyuma y'amasaha makeya bamaze gutangaza iryo tangazo ko yari arwaye. Chris yaje kugaragara mu bukwe bwa Debeni na Pamela tusimbuke mu bukwe bwabo. Bahawe akavagari k'amafaranga na Prophet Joshua kuva mu gihugu cy'abaturanye cya Kongo, ndetse n'umukinnyi wa filime witwa Ari Akuru wo muri Kigali Boss Babies nawe akaba yaje azanye amafaranga menshi cyane. Ikindi cyagaragaye nuko n'ubukwe bwa Tasha na General James Kabarebe, n'ubukwe bwa yahawemo ikibanza muri Zanzibar ajyaho na Dimpo umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Nibyo rero birimo biracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni Mr. Jangu gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe. Ibindi byo nakagaruka murabizi, turabakunda tubahoza ku mutima. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda. Tubifurije umwaka mushya muhire, tubifurije ishya n'ihirwe